kunzobe ihoresukuye ntakunda nagahe ntukinewe niwe musportif utagira inda mu Rwanda kunyogosho adahindura ubwanwa se bwinshi numure kuriya negare sopere ku mahame n'ubuhemu nibayingana wiyemera ko abarusha ubwenge ngo kutambara neza yasiba ikiganiro nibyo koko se bayingana ni indyarya byamye kurutwero kurupye ni cyabitema ku matika dasibya mu kanwa no mupapa w'ingaragu ni manager mwapfa kutamwituye byose nushaka umwite muyobe nako ni muyoboke kwijwi rimeze ukuntu akunda kwijandika ntumbaze niba arayacakironko oyanda kwingenza nibyo siko ko muyoboke niwe manager abahanzi w'umuswa ababayeho muri Afrika yose ahubwo serata ni bantu ki inshuti zitariwe ningo cyangwa ni karande kuba ari inshuti nk'amaguru ntubitinde kuva binakane bari kumwe nako bani inshuti bigana muri kaminuza ibutare muyobe nako muyoboke Alex na David Bayenga n'abagabo b'abasore kuko batabana n'abagore babo nako bigeze gushaka ntibyabahira ibyo nabyo ntibigutinze bigufatira umwanya ahubwo babombi bavukiye muri Uganda Bayingana yavukiye Kampala na Mirembe mu muryango w'abana batandatu harimo abakobwa batatu n'abahungu batatu akaba ari nawe mfura muri abo bana naho muyobe nako muyoboke Alex avukira Mbarara bombi imiryango yabo nyuma yo kubohora igihugu yagarutse mu Rwanda mu gihe abandi baje bari muri za sonadonko zitagira ingano Bayingana yavuze ko yagarutse mu Rwanda azi Ikinyarwanda cyane ko arurimi yatozwaga na se kuvuga neza asa n'utebya Abayingana yaragize ati njya nibuka karongo papa yera duciriye ku muryango atubwira ati ibyo bigande n'ibyongereza byanyu ntihazagira ubingereza mu nzu nuko yagarutse indimi zose azivuga neza umva kantu karenze se hari abazi ko buriya ngo yizitangaza amakuru shwi uyu mugabo Bayingana yize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda akiri umunyeshuri muri kaminuza yafashaga cyane abandi banyamakuru bari baratangiranye na Radio Salus biga itangaza amakuru bamwiyambaza nk'uwari umuhanga mu kuganira ibijyanye na roho mpuzamahanga ngajya bafasha mu busesenguzi David Bayingana wari ukiri muto ariko ngo wari umuhanga mu mpaka za roho ngo yaragiye amenya ibijyanye na roho abikuye mu gukurikira Radio BBC icyo gihe yumvaga nabake kubera ikibazo cy'Urwongereza nk'umwana wa Uganda rero yarishanyara akirangiza avuye kuri Radio Salus maze ajya kuri Voice of Africa ava yerekeza kuri radio na televiziyo 10 aho yamaze imyaka 9 ari umunyamakuru muri iki gitangaza makuru mu gice cya sport kuri 5G ubwo sinakwirirwa nkwibutsa ibya BNB urafata sha ni Bayingana andi bagirisha igitangaza makuru cyabo bifunguriye ngo iby'imiziki n'imyidagaduro byo byaje bite David Bayingana buriya ni umudija ahubwo gusa yigeze kuvuga ko abikora nko kwishimisha kandi ubwo ntuzi ko ari na MC Bayingana sha ni umushusha rugamba ukomeye mu birori binyuranye bya sport n'ibindi bimwe na bimwe byubashe ibyo gufasha abahanzi we n'inshuti ye muyoboke ntubitindeho babitangiye kuva iyo zayo na gatandatu bazamura Tom Close na Zeben abagore byaranze ngo nta mugore agira bereke mwana ntuzi ko se rimwe umunyarwanda yagize ati kitirirwa umwana kagateranya nibondo atanyurwa kongera ati kwa nyokorome uherekwa na nyoko nukongera rero Bayingana David utamukomeretsa hato utamukora mu gisebe nawe baza wifashe ukarongora umukobwa mwiza usanzwe uzi ku munsi w'ubuke ngakora iby'abashakanye byose umugore agatwita nyamara nyuma y'amezi 9 na kabiri kuri we nk'ibisanzwe umugore agafatwa n'ibise ukamuherekeza kwa muganga mu kanya gato bakakubwira ko bibarutse umwana mwiza w'umuhungu wakwegera ukimukubita amaso ugasanga ni umuzungu mwiza wo mu Rusiya wakwiyumva gute muri ako kanya neza nibaza ko abenshi mwahita mu gihumure uretse na science n'Imana gitangaza sinzi ko yagikora icyakora ngo kuri David Bayingana byarabaye David Bayingana yagize ahora n'umukobwa mwiza w'umurundi kazi bimwe muri mbabwirane ntugakundane nako ntugashaka n'umuntu utazi byibuze imyaka 5 Bayingana rero ngo yatsa nimero umukobwa witwa Teriteka Kezi aratereta mu gihe ataramenya izina rye rya kabiri neza abakoze ubukwe Bayingana yashingiwe na Teriteka Kezi ku itariki 25 Gicurasi 2013 aho igitangaza kibera igitangaza cy'ikana yigarira nyuma y'amezi 2 gusa kuko hari tariki ya 6 Nyakanga mu gihe abandi bana bavukiye 9 yose Teriteka Kezi yafashwe n'igiseda naho mbwire ngo nta kintu umva kuri 5G ubwo ntabwo ushona ko Bayingana bamushukishije umuswegeje umuzungu yari amaze guporeza akaniriza mu miliyari y'udusimba sha y'unyaruka mwana ngo ntagomba ko Bayingana yatewe ubwoba ko agomba kurongora umwana yatinda ngo izina rye ritajya yicyasha si ibyo mpora mbabwira se ubundi nujya gukura inkota yawe mu rwubati ujye ubanza umenye ninde ugiye guhanya kuko ntawamenye ushobora gusanga wishe umumarayika wari kuzagukingura amarembo y'ijuru nako nujya ujya muri ayo mabi yawe ujye ubanza umenye ko uzatanga inzo sha Bayingana rero nk'umwana mwiza we ngo ntacyo byari bimutwaye nubwo atamukundaga yahebeye urwaje ati iresa dunda ndaritwara nta kundi dore nashunya ushuna hiki niba utamukunda reka sarigoma na kiryo sadunda rero umwana sha kandi nawe ibuke gutangirezo kujye erega washunago nabandi bashuna kuba umwana aje mu mutabiteguye ntibikora uburenganzira bwawe bwo kubana n'ukunda ariko se ubundi kuki urongora udakunda ibibazo mu bindi cyangwa se wa mugani mwagiye muzizirika ko ariyo yayo mugenda muzireresa aho mugeze hose muvoma mukibwira ko rimwe mutazavoma n'ibiroha ahubwo ko twikomereza inkuru yacu papa nti nyuma y'amezi 2 gusa bakoze ubukwe wari umugore wa David Bayingana yafashwe n'igisa
This is the biggest lie ever taught to you. Iki nicyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira. Barasetsa reka n'abamotari bakobye ko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi we na muganga gakondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfe nk'ibyo. Ese ufite inyatsi uterwa n'amashitani, wabuze umugabo jama, wabuze umukunzi, oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale, ngo nta mutuzo kigiri iwawe, mbese ntiwe niwe mwashakanye murafakana kariya. Oya se ibiyo byabwenge byarakubase, barakubesha ni wabaswe ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Wabuze imihango wapi ngo wowe imihango irakubabaza, ngo niyo igiyemo ntikama, muganga kondo agusanga aho uri hose. Uretse ahubwo inkoresho oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe, amavangingo nta kiza, oya barakuroze nawe uratuza. Uretse n'ibihuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Waruzi n'ikindi se gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura, ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshe ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima, umwijima wakuzonze, diabete na amibi kuza turasoka ku mubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihutesha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda, kandi burya kumugana binga no gusigasira amagara yawe. Niba bavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera, ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi ni meritayari niyi. Ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazige. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera, rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Bayingana akabimfura cyane niko gutumiza taxi voiture no kwa muganga mu minota mike, dore ko bitatinze inkuru y'umugezeho aho yari ategereje batubyaye umwana w'umuhungu. Nawe ati ndakagabo sha, ariko umuganga akibona umwana ngo yarikanze akibona uryo umwana asa, ariko reba nabayingana uryo arakawe. Muganga yaragize ati buriya kakana nako nakawe nka se na nyina nta kibazo. Nuko umwana w'umuzungu yaravutse kubirabura babiri. Igitangaza cyakabaye mu Rwanda cyari kibaye inyuma yuko Nyirarumaga abonekeye kibaho akabyitira Bikira Mariya. Umwana w'umuzungu yaravutse kubirabura babiri. Nyamara ariko ngo umwana yakomezaga gukura niko uwo mwana yakomezaga kwibera umuzungu neza neza, umurusi yawazakurusika. Ndashona ntubyumva neza nako wagize ngo ndi guhimbasha kangusubiza inyuma cyane mu myaka 12 ishize. Ni mu 2014 Inyarwanda koje ba muri wino ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka, maze bashushanya utwe inkuru bati ibinyoma bikomeje kuba byinshi ku basitari bo mu Rwanda. Ibi ni bimwe mu binyoma byasakaye cyane. Mu binyoma bagarutseho hari aho bageze maze badondobekanye utunyuguti bati muri Nzeri 2013 nibwo umunyamakuru David Bayingana wari umaze iminsi mike we n'umugore we Teriteka Keza bibarutse umwana w'umuhungu, yavuzweho ko yaba agiye gutandukana n'uyu mugore we bitewe ngo nuko umwana bari babye bavuga ko yavutse ari umuzungu, maze David Bayingana akavuga ko atari uwe. Oya aha ntabwo babisobanuye neza. Kadusubira inyuma gato umwaka umwe na none mu 2013 muri umwaka ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 isaa 7 n'igice, ni ukuvuga nyuma y'iminsi barika wari umugore wa Bayingana David yibarutse umuzungu. Igihe cyakurirwa muri wino maze mutwe inkuru nacyo kiti David Bayingana yabagiye gutandukana n'umugore we. Igihe cyari kitaraba kugiye cyarakomeje kiti amakuru agoye kwemeza aravuga ko muri iyi minsi umunyamakuru akaba n'umwe mu nzobere mu bijyanye n'imyidagaduro mu Rwanda David Bayingana yaba ari gushaka ko yatandukana n'umugore we Teriteka Keza baherutse gushyingiranwa kubera ko umwana babyaranye yahindutse umuzungu. Igihe kiti akivuka nyuma y'ukwezi n'icyo bashimiye nk'uko igihe twabitangaje byari nk'ibisanzwe kuri Bayingana kubyara umwana w'inzobe. Umva saho igihe nanone kiti inshuti za hafi zivuga ko uyu mwana yaje gukura agenda b'inzobe cyane, ariko Bayingana akabifata nk'ibisanzwe ko we n'umugore bombi basanzwe n'abarinzi. Bamwe mu nshuti za hafi cyane na Bayingana bavuga ko muri iyi minsi Bayingana yakomeje guterwa impungenge nuko uyu mwana yaje gukura asa nk'umwarabu, ariko nyuma bikarangira abaye umuzungu, bisobanuye ko Bayingana yaba atari wese nyirizina w'uyu mwana. Ibyo ko Bayingana yaba ataratandukanye n'umugore cyangwa baratandukanye sibyo byadanje. Icyo twariho nuko abirabura babiri babye umwana w'umwarabu, nyamara uko yakuraga akagenda asa n'umuzungu. Akantu wasigarana nuko Bayingana icyo gihe yakanya amakuru yivuye inyuma. Icyo gihe yaragize ati ndumva ari ubwa mbere mbyumvise kandi ndumva ari n'ubwa nyuma mbyumva. Yewe ibya David Bayingana katubisoze dutya. Umunyamakuru Bayingana yaciye amarenga y'urwa kundana n'inkumi yitabire Miss Rwanda. Uwo nanone ni Daniel Havugimana wigiye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 2024 isaa 9:09. Daniel ati umunyamakuru David Bayingana yaciye amarenga yo kuba mu rukundo na Nadia Umutesi witabire Miss Rwanda 2017. Icyo gihe Bayingana binyuje ku rukuta rwa Instagram yafashe ifoto nziza ya Nadia Umutesi, umwe mu bizungirezi byitabire Miss Rwanda 2017, maze arenzaho tuzonga mubiri ati I see more adventure coming for us, creatures of tender fire and heat. Happy birthday my love, I never be apart.
aranje atagiye umukunzi we Nadia Umutesi. Kanse muri abasaza David Bayingana muri make yaragize ati ndabona byinshi byiza bituzira ibiremwa by'ubwuzu bw'umuriro n'ubushuhe. Esabukuru nziza rukundo rwanjye ntituzigera dutandukana. Nadia Umutesi nawe yahise yifashisha urubuga amubwira ko amukunda cyane. Nuko inkuru y'urukundo rwabo yarangiye. Nkwibutse ko hasize imyaka ingahe numwe gusa sha ntarirarenga. Kundi ruhande bamushira kwirira utwana duto ngo yikunda ateye Française. Aka kanya se bibagiwe ebya DJ muto mu gihugu kandi Charly na nyina se ukabubihisa ubibagirwa cyangwa wirengagije ibya Arion. Muyoboka Regisi inshuti magara ya David Bayingana nyamara kaba inshuti bahuje umuruho bombi mu ngo byaranze. Si Bayingana gusa tuza tugende gake. Umugabo mbwa agira ate harya aseka imbohesha uyibonye ireresa yayo agira ngo aye ntakora. Ntuseke rero n'urwa bose. Umva inkuru sasa umugore wa Muyoboke yaba yarahokanye imfura yabo ishakirwa undi murezi. Icyo ni igihe nanone ku itariki 16 za Werurwe mu 2015. Nakubwiye ngo ahangaha igihe cyari kitarava kugira cyandikaga imiriro gusa. Uwitwa Bukuru JC atite ko kuba ari umwanditsi wari wadutse vuba yadoze utunyuguti kuri website igihe maze ati ukwezi kugiye kwirika hano Rwanurwa amakuru yuko Muyoboke Alex na Muhayimpundu Oronera baba batagicana waka ndetse ngo uyu mugore yabananiye kwihangana ibibazo by'umwiryana hagati ye n'uwo bashakanye ahitamo kwahukana kandi none se uretse ko umugore yaba yabuze keya cyangwa yabuze ibiryo ni iki kindi cyatuma agenda ngo yakubiswe nibwo yakwahukana sha bireke wasonga Isayi banamunye mu kanwa ariko ntiyahukana. Ubwo se wirengagije wa wundi uririmba za gospel babyirukaga ibipfunsi byo mu nda buri munsi ariko akaguma ahubwo burya ngo nta n'ikibazo bafitanye da. Bereke mwana washatse ingegera wishatse ahubwo rati cyo gihe Bukuru Jesse yarakomeje ati amakuru yizewe igihe ikesha abantu ba hafi bazi bya Muyoboke n'umugore we yemeza ko ngo Muhayimpundu Oronera yaba yarahokanye akisuri wa Burundi umugabo agasigara wenyine i Kigali. Aha akantu ka Burundi ugasurinyisha ikimarikeri gitukura hajya kuri 5G teri teka keza Bayingana yavukaga he Nyarusasha ni Burundi mu Ngozi none na Muhayimpundu wa Muyoboke bavuze ko avuka Cibitoke mu Burundi sha. Sasa uza dosi kuri 5G Bayingana na Muyoboke harya bo bapfana iki ni inshuti magara kuva za 2004 ngo nta mwandiko ushushanyije wumvisemo. Buriya rero ntuzagendere mu kigare ntuziganira kwinyeza nyabona ahubwo arata icyo gihe Muyoboke yayobeje uburare avuga ko umugore we asigaye i Burundi ngo yagiye gukomeza amasomo muri kaminuza byahise. Umunyarwanda ati nta utwika inzu harya ngo agira ati ngo ahishe umwotsi sha. None niba yaragiye kwiga n'ubaraciga ubwo yabageze muri professora rero. Muyoboke yakomeje doda agira ati umugore wanjye namushatse atarangiza kwiga ubare Burundi araza akongera agasubirayo kugira ngo arangize kuko twakoze ubukwe ari mu mwaka wa 2 wa kaminuza. N'ubu tuvugana kwa 5 ngiye kujya igihe avugaga bakore ubukwe ni imbere gato y'Abayingana ko hari mu 2012 basezerana. Mbabwira ntimwagiye mwishakira abanyarwandakazi kandi muzi neza mukangarama reka bajya bigendera nta kundi. Umunyarwanda ati sakwe soma nagutera Imana y'ishanga ibagira mu ishyamba undi akakica ati agahinda k'umutima nanjye nti nagenda k'umutima Muyoboke ahubwo. Umva kakana exclusive Alex Muyoboke nyuma gutandukana n'ubabyaranye yatangaje cyazakorera ubukwe. Uwo ni Neza Valence Vava w'inyarwanda ku itariki 25 z'ukwezi kwa 3 2021 isaa 6:08 z'umugoroba. Muri cyo kiganiro yagiranye n'inyarwanda rero niho bageze ku bintu by'abakunzi maze Muyoboke ati buriya hari ibintu abantu bagomba kumenya igihe cyose uriya muntu arakenerwa. Simbona n'abapadiri babyara araseka abantu bakazovuga ngo umwana n'uyu kandi ari uwawe. Icyo gihe Muyoboke yatangaje ko azakora ubundi bukwe umwana we mwene Muyoboke Aston nawe amaze kumushakira umurongo mwiza w'ubuzima. Yakomeje agira ati nicyo nshaka kubwira rero akenshi uriya muntu no kuvuga umukunzi abakenewe nge rero nkunda kubikwepa mu itangazamakuru simba nshaka ko mubimbaza cyane. Icyo gihe yasobanuye impamvu avuga ko aramutse ahari yabazwa wariwe hanyuma asaba abibaza icyo kibazo kubifata uko biri bagafata ko hari cyangwa adahari. Ngaho nguko nuko yakwepye iby'ubukwe ahubwo rata ibyo ko umugore wa Muyoboke atari mwiza n'ubundi byirengagize wowe ufate ko yamutanye umwana muri Kigali akisubira iwabo Cibitoke. Until next time.